Nshuti bavandimwe, mureke tuganire ku ijambo icyaha. Mureke tuganire ku ijambo icyaha. Mu buzima nshuti bavandimwe, icyaha kiraryoha. Mu buzima nta kintu kiryoha nk'icyaha kibaho. Sinzi nimba mubyemera, ariko icyaha kiraryoha. Serious. Sinzi nimba warigeze upuraninga cyangwa se utegura gukora icyaha, ariko uburyo ki utegura gukora icyaha na plan uba ufite na strategies kugira ngo cya kindi uri gutegura kize kugerwaho, biba ari ibintu bikomeye cyane. Ikintu nshaka kukubwira ni uko icyaha kiraryoha, no kugitegura biraryoha, ariko ingaruka z'icyaha n'umubirizi. Ingaruka z'icyaha ni igikakarubamba. I don't know nimba muzi ikintu cyitwa umubirizi cyangwa se igikakarubamba. Ibyo ni ibintu abantu badapfa gutestinga cyangwa se badapfa kumva uko bimeze, ariko ibyaha abantu barabitestinga, abantu barabyumva, abantu barabikora, ingaruka zabyo zikaba ikibazo. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo bose kuko bakoze icyaha, cyangwa se twese kuko twakoze icyaha. Ibyo byonyine twakoze byatumye tutongera gushyikira ubwiza bw'Imana. Sinzi nimba wakumva ireme ry'icyaha. Sinzi nimba wakumva uburyo ki icyaha gifite imbaraga zikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Icyaha nicyo kintu cyonyine cyatandukanyije umuntu n'Imana. Icyaha kiraryoha. I know abantu benshi bajya bakora ibintu mu buryo bisa n'ibibatunguye, ariko abenshi hari icyaha kitajya kibatungura. Ntushobora gusambana bigutunguye, never, ntibibaho. Kereka ugiriwe nabi ugafatwa ku ngufu, ugahohoterwa muri ubwo buryo. Burya Imana niyo ibasha kurondora no kumenya imitima y'ibintu uko byagenze. Niyo Imana niwo mujaji uhari wenyine. Ariko ibyaha byose turabitegura ibyinshi. Uretse ibyaha byo guhohoterwa bikaba byatugiraho ingaruka, ariko twahohotewe, ariko ibyo Imana ibibizi. Muvandimwe, ntushobora gusambana bigutunguye, never. Ntushobora kwiba bigutunguye, never. Icyo nshaka kukubwira, muri bya bindi byose Imana yatubujije, ijambo riravuga ngo tu ne tueras pas, ntukice, tu ne voleras pas, ntukibe. None why twica? Kubera iki twiba? Biragoye kumvisha umuntu uburyo ki wakica umuntu bigutunguye. Ntibanabyumva uburyo ki wakwiba bigutunguye, uburyo ki wasambana bigutunguye. Tell me how. Abenshi dukora ibyo byaha cyangwa se dukora ibyaha nkana, cyangwa se tukabikora ku mpamvu runaka, ariko ngo ingororano z'ibyaha ni urupfu, ariko ingororano zo gukiranuka n'ubugingo bugenje buteguhoraho. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Muvandimwe, ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntukagire ute. Reka mureke ukuntu icyaha gitangira. Ushobora gutangira ubeshya, mu gitondo ukabeshya, nimugoroba ukabeshya, bugacya ukabeshya, noneho kwa kundi ugenda utinda mu bintu bikarangira ugizemo, bikubereye nka kariyeri, bikaba nka kariya yawe, bikarangira uri professional mu kubeshya. Ushobora kujya gusambana wabuze amavuta, tout simplement, ibintu byoroshye biraho ngaho, wabuze isabune kugira ngo wirwanye forward, ariko bikarangira ugiye burundu umukiriyemo, ujya kwibishu bwacyo ukiba umurima wose, kubera ko Satani yabonye umuntu uri kumugana amutiza imbaraga. Nyamara abantu barara muri chambre de prière basenga kuko ubuzima ari nk'amazi, mu kanya gato ugasanga bavuyeyo, ahubwo bagarutse kwifatanya n'abisi. Nyamara intambwe wateye cya gihe wararaga muri chambre de prière usenga, usaba Imana, uyibwira ati Imana mbabarira ibyaha, wari watangiye gutera intambwe nziza, wari uri ku rugero rwiza. Ariko kuko ubuzima ari nk'amazi, uyu munsi wa none waragarutse. Va mu gikingi cya Satani, ntukarire ku muziro.
kuko ngo azakwica urupfu rubi nicyo azakugororera. Gerageza kugurira aho waba uzibagurira muri uwo mutima wawe, maze uwegurire Umuremyi. Hari ikintu cyitwa social media, cyangwa se ikintu twakwita nka sinzi ikinyarwanda cyiza social media. Ikinyarwanda cyiza social media ni icyo twakwita imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zigiye kurimbura imbaga. Ushobora kwibwira ati gute? Umuntu akwaka friend request, wamara kumwemerera umaze kuyikonfaminga, ukibaza uti ese mbikoreye iki, mwemereye iki? Yagusanga inbox yakwandikira ukibaza ese ni satani, ni umudayimoni, ninde muntu bikunyandikira? Bikagutungura amagambo ibyo avuga. Abantu bageze ku rwego rwo kuba batagikeneye ubufasha bw'amafaranga cyangwa se bw'indi mirimo y'amaboko, ahubwo bakeneye nibura ubufasha bw'amagambo meza. Kandi ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana ryava he? Twarahindutse, turacumura uko bukeye nuko bwije. Imana irahamagara ntituyumve, Satani yahamagara tukirukanka. Muvandimwe ni wowe ubwe, muvandimwe ni wowe ubwe.